Mwiriwe neza, nitwa Bikorimana Israel, ndi umunyeshuri muri Kaminuza y'u Rwanda, ishami ry'ubuvuzi. Tukaba tugiye kuganira ku ngingo ijyanye n'umuvuduko w'amaraso mwinshi. Rimwe na rimwe hari igihe bamwe bavuga umuvuduko, tukumva ko umuvuduko w'amaraso ari mwinshi gusa, ariko hari igihe n'umuvuduko w'amaraso muke nawo ubaho. Rero hano tugiye gusobanukirwa tumenye ese umuvuduko w'amaraso mwinshi abimeze bite, ese ibipimo biri normale, ibipimo bisanzwe ku mubiri, ku muntu ufite umubiri muzima, ufite ubuzima buzira umuze, babingana gute, ese ni ryari tugomba kwegera muganga, ibimenyetso ni ibihe, ndetse n'uburyo twawirinda. Murakoze cyane, tudatinze reka tubibutse ko mugomba gukora subscribe, mugasharinga, mukagira comment, ndetse mukanalayikinga iyi video ku rubuga rwa health@olivier. Dutangiye umuvuduko kera mu Rwanda, reka duhere mu Rwanda turajya n'ahandi abroad ku isi hose turebe uko umuvuduko wafatwaga kera. Umuvuduko kera abantu ntibawumenyaga kubera ko nta bikoresho byari bihari bipima abantu umuvuduko. Gusa mbere na mbere reka tumanze tumenye ese ibikoresho bipima umuvuduko biba bimeze bite. Hari igikoresho cyitwa sphygmomanometer, hari igihe nawe ushobora kuba wakigurira mu rugo, ukaba wakaka ubujyanama, ukaba wakaka training, bakaba bagusobanurira uburyo icyo gikoresho gikoreshwa. Gusa icyo nanone mbashishikariza nge nka muganga ni kujya musubiramo, mukajya gukoresha medical check up, mukareba uko ubuzima bwanyu buhagaze nka rimwe mu kwezi. Ubundi niko ibigo by'ubuzima WHO igihe ibivuga ko umuntu agomba kwisuzumisha umuvuduko nka rimwe mu kwezi. Ariko usanga abantu turi busy mu bintu bigiye bitandukanye, nitwibuke ko tugomba kwita ku buzima. Nk'abantu mwe amagara arasesekara ntayorwa, nibyo koko. Rimwe na rimwe twita ku mafaranga, twita kuri business runaka twe dukora, ariko nitwite ku buzima bwacu. Nibyo koko gushaka amafaranga ni byiza, ntabwo tubirwanya hano, ahubwo inama hano turi gutanga nuko tugomba gushaka amafaranga ariko tukibuka n'ubuzima bwacu. Murakoze rero, ryari intangiriro, reka twinjire. Ese umuvuduko ni iki? Umuvuduko mwinshi ni iki? Ese ibipimo bigaragaza umuntu ufite ubuzima buzira umuze ni ibihe? Ibimenyetso ni ibihe? Rero turahita twinjira n'uburyo twawirinda, kuko muganga ntabwo yagusobanurira indwara ngo abure kuguha inama z'uburyo wayirinda. Karibu dukomeje. Umuvuduko ni iki? Umuvuduko icyo tuwureberaho ni ingano y'amaraso iba igenda mu mitsi, imitsi yose itandukanye. Gusa icyo twakongera tukibuka, umuvuduko w'amaraso ni ibintu bibiri bituma wiyongera cyangwa ugabanyuka. Icya mbere, turabizi ko umutima ni igice cy'umubiri gishinzwe gupompa amaraso, kikayapompa kiyerekeza mu bice bitandukanye by'umubiri. Urugero nk'ubwonko se, urugero nko mu maguru, urugero nko mu mpyiko, ndetse no mu rwungano rw'igogora. Umutima niwo werekana uburyo umutima uri gutera, nicyo byerekana ese umuvuduko amaraso, umuvuduko azaba afite mu mitsi umeze gute. Kandi nanone ese iyo mitsi yo imeze gute? Irafunganye? Ese iragutse ku buryo ayo maraso yabasha gucamo?
reka dufate nk'urugero mu buzima busanzwe. Twese twabonye ahantu baba bari guhinga cyangwa ahantu tuba dufite imashini ikogota amazi iyavana mu kiyaga cyangwa mu kidendezi, reka ariko tubyita. Hano umutima tugiye kugereranya nk'iyo mashini, noneho iyo mitsi ayo maraso acamo tuyigereranye nk'izo mpombo. Umutima ko twabonye ko upompa amaraso yohereza mu bice bitandukanye. Umutima iyo ubasha gupompa amaraso n'imbaraga nyinshi, niko agera ku bice bitandukanye vuba kandi byoroshye. N'urugero kuri iyo mashini, iyo ifite imbaraga nyinshi ipompa amazi iyakura hasi mu gishanga iyajyana ku musozi kandi bigakunda. Ariko icyo gihombo kiramutse gifunganye kidafite ingano nini, ntabwo ayo mazi abasha gucamo, azaca muri icyo gihombo afite umuvuduko uri hejuru. Muzabigerageze, uzasanga umuvuduko usanga uri hejuru, bigatuma bitewe n'uko ahantu ari guca ariho hafunganye ugereranyije n'ingano y'ayo mazi ari gucamo. Ibyo reka tubihuze nicyo twari dushaka gusobanura, twumve ese umuvuduko icyo ari cyo. Umutima uzapompa amaraso mu mubiri ahantu hatandukanye, yohereza ku bwonko, ku bice byo hasi, mu maguru n'amaboko. Ariko iyo mitsi n'ibifunganye cyangwa iyo mitsi ikaba ifite ibintu bituma amaraso atagenda. Amaraso agendana umuvuduko mwinshi. Uko amaraso agendana umuvuduko mwinshi, hari udutsi dutoya twita capillaries. Nta kinyarwanda kiri specific, ariko mu ndimi z'amahanga batwita capillaries. Utwo dutsi ntabwo tuba dufite ubushobozi bwo kwihanganira umuvuduko w'amaraso menshi. Kenshi utwo dutsi tudusanga nko mu bwonko, mu mpyiko ndetse no mu bindi bice byo hasi. Utwo dutsi turaturika, akaba ari byo bitera ikibazo cyitwa stroke. Turasobanukiwe icyo umuvuduko mwinshi icyo ari cyo. Noneho reka dusobanure icyo bita ibimenyetso by'umuvuduko ni ibi. Ese nimba mfite ibi bimenyetso, wowe niwibonaho ibimenyetso cyangwa ukumva umubyeyi wawe cyangwa se ukumva inshuti yawe cyangwa se n'undi muntu mwegeranye ukabona afite ibi bimenyetso, nyabuneka umuvuduko ntago ari mwiza, tubonye ko ushobora kugutera ikibazo cya stroke, guturika k'udutsi two mu bwonko. Urumva ko umuvuduko ntago ari ikintu cyiza. Reka turebe ibyo bimenyetso ni ibihe. Ikimenyetso cya mbere ari cyo bita kugira isereri. Ukumva ugize isereri, atari ukuvuga ngo urashonje, atari ukuvuga ngo wakoze imirimo myinshi, atari ukuvuga ngo wagize stress nyinshi ukajya wumva ufite isereri, wahaguruka ukumva ufite isereri wenda kwikuta hasi. Icyo ni ikimenyetso muruzi. Icya kabiri, hari ukugira umutwe. Wa mutwe utatewe n'uko wagize stress. Uwo mutwe akenshi usanga uri guterera hano mu gihorihori, ahangaha hegereye ku gahanga. Ugasanga uwo mutwe nuwumva akaba atagize stress, ukaba nta kintu kigeze kigukomeretsa cyangwa kigeze kigukubita ku mutwe, nabyo ujye wihutira kujya kwisuzumisha. Uwo mutwe ushobora kuba ufite umuvuduko. Ikindi, hari ukureba ibikezi, ukajya wifata ukabona ibintu, ukajya ubona ibintu bisa nkaho biri kugenda, ibintu bisa nkaho birimo birabyina nk'ibiti, ukabona birimo birabyina kandi bihagaze. Sinzi niba mwarigeze mugenda mu modoka mukagerageza kureba hanze mu biti ukuntu biba bigenda bisa nkaho nabyo bigenda bigukurikira. Nawe uba uhagaze mu by'ukuri, naho uri kugenda bisanzwe udafite umuvuduko mwinshi, ariko ukajya ubona ibintu bisa nkaho biri kubyina, abantu bakwegera ukabona nturi kubabona neza. Ikindi,
umuvuduko, ikindi kimenyetso ni ukumva icyo bita inzogera mu matwi, kumva amatwi ahora akubitamo inzogera. Ibyo ni ibimenyetso by'umuvuduko. Ibyo bimenyetso nubibona nyabuneka turakugira inama yo kuzajya kwa muganga ukajya kwisuzumisha umuvuduko. Dugitangira twari twabasobanuriye ko umuvuduko kuwipimisha nawe ushobora kuwipima ku giti cyawe wifashishije kiriya gikoresho cyitwa sphygmomanometer. Wenda bizasaba ko tukibasobanurira mu kindi cyigisho kizakurikira iki ngiki igihe nikidukundira, ariko uru rubuga ni urwanyu, biciye muri comment muduha, biciye mu bitekerezo muduha, kandi turabisoma pe. Tuzareba niba ari ingenzi nabyo, niba mufite ubushake bwo kubimenya, ni vuba aha rwose, ntimuzatinde gutanga icyo gitekerezo. Dukomeje, impamvu ngiye kubasobanurira ese icyo bita normal range, ibipimo by'umuvuduko by'umuntu ufite ubuzima buzira umuze biba bimeze bite. Umuvuduko kugira ngo tupime aricyo twita systolic blood pressure ndetse na diastolic blood pressure. Systolic blood pressure ni iki? Ariko umuvuduko nawo uko tuwandika mu buryo bw'umugabane. Systolic blood pressure ijya ku mugabane hejuru, aricyo twita numerator mu rurimi rw'amahanga, naho diastolic blood pressure ikajya ahagana hasi, aricyo twita denominator. Systolic blood pressure rero ho icyo twita normal range, ibipimo by'umuntu muzima ni uguhera kuri 90 kugera ku 120, guhera kuri 90 kugera ku 120. Naho diastolic blood pressure yo ni uguhera kuri 80 kugera kuri 60. Twese se turabyumvishe, reka nsubiremo. Ufite ahantu ho kwandika yandike nyaboneka, aya makuru ni ingenzi kuko tubonye ko ari bimwe mu bipimo bitwereka niba turi bazima cyangwa se niba tutari bazima ku bijyanye n'umuvuduko dufite. Twavuze ko systolic blood pressure ibipimo biri normal ari uguhera kuri 90 kugera ku 120, naho diastolic akaba ari uguhera kuri 80 kugera kuri 60. Ndakeka twese twabyumvishe kandi murakoze kubitega amatwi. Ibyo noneho umuvuduko ni ryari tuvuga ko umuntu yagize umuvuduko? Tubonye ibipimo biri normal, none tugiye kureba ese igihe bitari normal biba bimeze bite. Umuntu ufite umuvuduko cyangwa se uri muri riske yo kugira umuvuduko. Umuntu uri muri riske yo kugira umuvuduko akenshi dukunze kubirebera ku cyo twita systolic blood pressure, kuko systolic blood pressure wenda hari igihe mushobora kuba mutasobanukiwe ngo ni ibiki. Systolic blood pressure ni uriya muvuduko w'amaraso aba afite mu mitsi, ariko watewe no gupompa k'umutima. Inyama z'umutima zirapompa, no zikohereza amaraso mu bice bitandukanye by'umubiri, ariko hari umutsi w'ingenzi uhuza umutima woherezamo ayo maraso, ariwo bita aorta. Uwo mutsi niwo wohereza amaraso ushamikiyeho indi mitsi ijyana amaraso mu bindi bice bitandukanye by'umubiri. Systolic blood pressure, ese umutima wapompye gute ayo maraso kugira ngo ace muri uwo mutsi witwa aorta? Ese ayo maraso yari afite uwuhe muvuduko? Nicyo twita systolic blood pressure. Akenshi iyo tubara umuvuduko turebera kuri ibyo ngibyo. Uvuga ngo hari ukuntu ushobora kwipimisha umuvuduko ugasanga uri hejuru y'120, aho nta cyacitse.
aho ngaho nta cyacitse, ariko aho ngaho birasaba ngo dufate ingamba zo kwirinda umuvuduko, uko nawe aho ushyira inama twakugira uko wakirinda umuvuduko, kugira ngo ibyo ngibyo ibibazo byo kurwara umuvuduko ndetse n'ibyago ushobora kugira nyuma yo kugira umuvuduko ube wabyirinda hakiri kare. Abantu mwe, kwirinda biruta kwivuza. Ni ukuvuga ngo ibipimo tuzareba twavuga no guhera ku 121 kugera ku 129. Niwipimisha umuvuduko ugasanga cya gice ya nimerata twise systolic blood pressure iri hejuru y'ijana, iri hagati y'120 kugera ku 129. Nyaboneka nawe uri mu bakandida bo kugira umuvuduko, gira vuba ufata ingamba hakiri kare, uko twabonye ko kwirinda biruta kwivuza. Na leta yacu birabidushishikariza, kwirinda biruta kwivuza, kuko ibyago ushobora kugira watewe n'uwo muvuduko ushobora kubyirinda kandi ugasanga ibyo byago we ntibikugezeho. Dukomeje, twari tubonye ko umuntu ufite umuvuduko ugeze aho ngaho aba afite ibyago byo kugira umuvuduko mwinshi. Ese ni ryari tuvuga umuvuduko ugira ibyiciro bibiri. Icya mbere aricyo twita stage 1, ni uguhera ku 130 tukagera ku 140. Iyo niyo bita stage 1. Uwo nguwo aba afite umuvuduko, nabwo niho dutangira kuvuga ngo umuntu afite umuvuduko mwinshi w'amaraso. Hakaba n'uwo twita stage 2. Stage 2 ni uguhera ku 140 tukagera ku 160. Aho ngaho uba ufite umuvuduko uwo duclassifyinga muri stage 2, cyangwa se tukawushyira mu matsinda y'uko uri muri stage 2. Guhera ku 160 kuzamura nicyo bita hypertensive crisis. Hypertensive crisis sinzi wenda terime y'ikinyarwanda twakoresha, ariko ni cya gihe uba utangiye kugira bya bimenyetso za complication z'umuvuduko. Twabonye ko harimo stroke, kwangirika kw'impyiko, ndetse n'utundi dutsi dutoya mu matwi se, mu maso se, ugasanga naho hagize, ugasanga utwo dutsi turangiritse. Uvuga ngo mu maso nitwangirika tuzagira icyo twita retinopathy, usanga umuntu ntakibasha kureba. Bibukiranye mu bimenyetso by'umuvuduko twabonyemo kureba ibikezi, biba biterwa n'utwo dutsi two mu maso tutari kohereza amaraso neza mu maso, bigatuma umuntu atabasha kureba. Ndetse n'izindi nzungano z'umubiri nk'impyiko ndetse n'umwijima zishobora kwangirika bitewe n'umuvuduko warenze iyo stage. Dukomeje, dusobanuye ise umuvuduko no range aba ari iyihe, ndetse tunasobanura ese ni ryari tuvuga ko umuvuduko wabaye mwinshi, ndetse ni ryari tuvuga ngo uyu ntabwo uraba umuvuduko, ariko turi mu bakandida bo kuba umuvuduko. Twabonye range tugenda tubibariramo. Tudatinze rero, reka tuvuge ese umuvuduko twawirinda gute. Ndamutse ngiye kwipimisha kuri clinique, ndamutse nipimye ubwanjye bitewe n'uko nsobanukiwe uburyo wapima umuvuduko, ese ni ryari nzavuga ngo njye nkeneye gufata ingamba, ese ni ryari nzavuga ngo nkeneye kujya kwa muganga nkaba nakivuza. Icya mbere, indyo yuzuye iyo tuyivuga, hari abantu benshi bahita bavuga ngo indyo yuzuye ni ukurya inyama, indyo yuzuye ni ukurya ibirayi bikaranze, indyo yuzuye ni ukurya biriya biryo bisa nkaho bisaba amafaranga menshi. Ariko nagira ngo mbabwire ko indyo yuzuye kuyigeraho ntabwo bisaba amafaranga menshi. Usanga kenshi ibiryo turya buri munsi
ibyo dukoresha buri munsi usanga akenshi nabyo ntibiba biduhenze, ariko twebwe tukavuga ngo indyo yuzuye ni bya bintu biba bihenze. Nagira ngo mumenyeshe ko indyo yuzuye ushobora uyikura muri bya bintu biraho bitandukanye. Indyo ni kimwe mu bintu bishobora kwangiza umubiri wawe cyangwa se bikaba byawukiza. Indyo urya hari bimwe mu byo ugomba gushyiramo imbaraga cyangwa bimwe ukabyirinda bitewe n'uko ufite ikibazo cy'umuvuduko w'amaraso mwinshi. Tudatinze rero ngiye kubabwira imirire, imyifatire mu buryo bw'imirire tugomba kugenderaho nk'abantu bashaka kwirinda umuvuduko, nk'abantu bashaka kugabanya umuvuduko. Tudatinze, twenshi dukunze kurya amaburusheti, dukunze kurya biriya biryo biba bikawushije, dukunze kurya biriya biryo biba bifiritije, biriya biryo biba bikaranze, ariko ndagira ngo mumenyeshe ko umuvuduko biriya byongera umuvuduko w'amaraso. Tuba tugomba kubyirinda kubera ko turabizi biriya biba birimo amavuta, bikaba birimo ibinure. Wenda ushobora guhita wibaza ati se ako kanyama, ako gafiriti ko nzi ko karyoha, ati se nakareka? Inama nakugira, ntago wakareka ako kanya, ahubwo genda ugabanya kugira ngo wirinde umuvuduko. Ese tugiye kureba ese ni gute ibyo bintu bitera umuvuduko. Ikintu cya mbere twabonye ko ibyo biryo biba bikaranze, ibyo biryo biba bikaririye, biba birimo ibinure. Ibinure biragenda bikajya mu mubiri, akaba ari cyo bita low density lipoprotein. Izo zijya mu maraso zikagenda zijya kuri ya mitsi. Twibuke cya gihombo twagereranyije iki nk'imitsi. Cya gihombo uko zigenda zigira ute zirundanya kuri iyo mitsi, zikagenda zirundanya kuri iyo mitsi, bizageraho usange ya mitsi aho umwanya amaraso yakagombye gucamo wagiye uba muto. Uko uba mutoya amaraso azabura ahantu anyura. Amaraso nabura aho kunyura, bivuga ngo twabonye ko cya gihombo cyacu ugifunganyije ntugihe umwanya munini w'aho amazi agomba guca, birangira amazi aje n'umuvuduko mwinshi. Ni kimwe n'ayo maraso azaba ari guca muri iyo mitsi, iyo mitsi yafunganyijwe n'ibyo binure twe turya buri munsi, akaba ari byo byakongera umuvuduko. Ibyo binure nitubigabanya mu byo turya, nta handi bituruka. Rega nshuti bavandimwe, nta handi bituruka, ni muri ibyo bintu turya. Ibyo ni bimwe mu biryo tugomba kwirinda kugira ngo tugabanye umuvuduko. Wabyumvishe, ndakeka wumvishe n'impamvu tugomba kubyirinda. Ntabwo twebwe dufite gahunda yo kubabuza twa tuntu mwikundira, twa tuntu mukunda kurya, ahubwo mujye muturya, ariko mutaturya ku buryo burengeje urugero. Ikindi cya kabiri mu biryo tugomba kurya kugira ngo umuvuduko wacu umere neza, kugira ngo umuvuduko wacu ugabanuke. Umuvuduko, ikindi tugomba ni ukurya imbuto. Imbuto izi zisanzwe, harimo umuyembe, harimo amacunga, harimo inanasi, harimo amaronji, zose zigiye zitandukanye. Imbuto zibamo isukari mu cyimbo cyo kubamo umunyu. Umunyu ni kimwe mu bintu byongera umuvuduko cyane. Umunyu uzabyumva hamwe hagiye hatandukanye mu bantu bakuze ko bagiye bababuza umunyu, batubuza amavuta. Abati muganga ko yambujije ibi bintu, ubu ntanyanga. Ubu ngubu ibi bintu yambujije, ubu ngubu kubera iki? Impamvu yabyo. Naha tugiye gusobanura ese umunyu ni gute utera umuvuduko. Umunyu
umunyu urimo ibinyabutabire bibiri aricyo bita sodium. Nta kinyarwanda cyabyo dufite, ariko turagerageza kubisobanura kugira ngo twese tubashe kumva umunyu icyo ari cyo. Umunyu nguyu duteka mu gikoni bisanzwe, aho mu rugo ujya kugura mu iduka wa turuwasa n'uwo nguwo. Umunyu ugizwe n'ibinyabutabire bibiri, icya mbere ni sodium, icya kabiri ni chlorine. Sodium rero, icyo kinyabutabire iyo kigeze mu maraso, kubera ko umunyu wifitemo uturango two gukurura amazi. Umunyu bitewe n'uko wifitemo uturango two gukurura amazi, iyo ubaye mwinshi mu maraso, y'amazi ari mu tunyangingo aricyo twita mu rurimi rw'amahanga selile, umunyu urayakurura, ayo mazi akajya mu maraso. Uko amazi ajya mu maraso, ingano y'amaraso iziyongera mu mitsi. Uko ingano yiyongera mu mitsi, niko kandi turabizi ko ingano y'imitsi y'amaraso yo ntabwo iziyongera. Ayo ingano y'amaraso nikomeza kwiyongera, bizatuma umwanya ayo maraso agomba gucamo ugabanuka. Uko ugabanuka bitume umuntu agira umuvuduko. Niyo mpamvu rero tugirwa inama yo kugabanya ingano y'umunyu dufata buri munsi. Ariko hagati aho ngaho reka tunababwire, ese umuvuduko kugira ngo uwugire nanone bishingira ku myaka ufite. Ngo uko imyaka yawe ijya hejuru ugana mu zabukuru, imitsi yawe ubushobozi bwo kureduka bugenda bugabanuka. Uko ubushobozi bwo kureduka bugabanuka, niko n'ubushobozi bw'imitsi yawe mu kugabanya umuvuduko w'amaraso ugabanuka. Akaba ariyo mpamvu uzasanga abantu bafite imyaka yegeye hejuru ya 45 kuzamura, uzasanga abo bantu bafite umuvuduko. Nicyo kiba kibitera. Ariko aho ngaho bagirwa inama yo kugabanya ingano y'umunyu barya uyu munsi, kugera n'aho usanga hari uwo ugirwa inama yo kutigera anawufata. Twabyumvise. Ikindi tugomba kwirinda ni umunyu mwinshi, twabyumvise, ahubwo tugafata ibiryo birimo potassium, imyunyungugu ya potassium. Potassium gute rero? Twari twavuze ikinyabutabire cyitwa sodium, reka dunasobanure uruhare rw'ikinyabutabire cyitwa potassium mu kugabanya umuvuduko. Ikinyabutabire cyitwa potassium n'icyitwa sodium, nk'uko tuzi, ese birashoboka ko twavanga amazi n'amavuta? Ibyo ntabwo bishoboka. Ni nk'uko utabona selile iyo ifite potassium, niko na sodium iba ari nkeya. Aho dufite potassium nyinshi, sodium ntayiba ihari, akenshi usanga ari nkeya. Ubundi busanzwe potassium, ikinyabutabire cya potassium iyo kiramutse kiri mu maraso, tugasanga harimo ikinyabutabire cyitwa potassium, ni ukuvuga ngo haba harimo sodium nkeya. Kandi twabonye ko sodium igabanya amazi ari mu tunyangingo tuba dukikije imitsi y'amaraso. Sodium niba itakiri mu maraso, ntago amazi azajya mu maraso ngo umuvuduko w'amaraso wiyongere, kandi n'impyiko zizasohora sodium, umubiri usigarane potassium. Akaba ari byo bimwe mu bintu kuba dufite twarya ibiryo birimo ikinyabutabire umunyungugu wa potassium bishobora kugabanya umuvuduko. Ndakeka ibyo twabyumvishe. Reka turebe, ese mu biryo gakondo aho tuba turi, ibyo duhinga, ese ni hehe dushobora gusanga imyunyungugu wa potassium?
icya mbere ni ikiribwa cyitwa umuneke. Umuneke buri wese arawuzi, tujya tubona aho bawugurisha mu maduka, ku mihanda, mu masoko, ahantu hagiye hatandukanye. Umuneke ni kimwe mu biribwa biba birimo umwunyungugu wa potasiyumu. Ikindi spinach twese turayizi, nubwo wenda nta rurimi bwite rw'ikinyarwanda ifite, ariko twese iyo umuntu avuze spinach turayumva. Akaba n'ibishyimbo turabihinga buri munsi. Buri munyarwanda usanga babiri muri batatu usanga buri munsi barya ibishyimbo ku ndyo zabo, haba mu gitondo, yaba saa sita, yaba na nimugoroba. Ibishyimbo ni bimwe mu biribwa biba birimo potasiyumu. Dukomeje, ubwo twari tuvuze ese ku myifatire y'imirire, ese imirire byo biba tugomba kwitwara gute kugira ngo tugabanye umuvuduko. Ndakeka twasobanukiwe ese ni gute imyifatire tugira mu buryo bw'imirire ishobora kongera umuvuduko, n'ibiki tugomba kongera mu byo turya kugira ngo tugabanye umuvuduko, n'ibiki tugomba kugabanya mu byo turya kugira ngo tugabanye umuvuduko. Dukomeje, ikindi cya kabiri, physical sport, icyo bita imyitozo ngororamubiri, ni kimwe mu bintu bigabanya umuvuduko. Ushobora guhita wibaza ati gute? Uruhare rw'imyitozo ngororamubiri harimo kugabanya ibinure, hakaba kugabanya ibinure, imitsi yacu ikaguka, noneho n'umutima, uko umutima utera cyane iyo turi mu myitozo ngororamubiri, imitsi iraguka. Uko imitsi yaguka bikaba byatuma amaraso abona ahantu anyura, noneho wa muvuduko uri guterwa nuko imitsi ifunganye ukaba wagabanuka. Dukomeje, ubundi ugendeye kuri WHO n'inama itugira, bitegetswe ko tugomba gukora byibuze siporo iminota 30 ku munsi. Iminota 30 wakora ibintu bitandukanye, ushobora kwirukanka, ushobora gutwara akagare, ushobora kugenda ibirometero byinshi, ukugenda gutyo uba wagura imitsi. Ikindi, hari ikintu bita stress, ntabwo nagenda ntakivuze, nacyo ni kimwe mu bintu by'ingenzi tugomba kurebaho cyane, kuko stress yongera umuvuduko, uko yongera amahormone bita epinephrine ndetse na norepinephrine. Ibyo ni bimwe mu bintu bituma umutima utera cyane, bigatuma n'imitsi yifunganya cyane, kandi twabonye ko uko ingano y'imitsi igabanuka niko n'umuvuduko wiyongera. Tudatinze rero, ibi ni bimwe mu bintu dushobora gushingiraho twiga uko twagabanya umuvuduko w'amaraso. Tugeze ku musozo w'iki kiganiro. Twabonye ko umuvuduko w'amaraso ushobora kuba mwinshi cyangwa ukaba muke, ariko twagerageje kuvuga ku muvuduko mwinshi icyo ari cyo. Tuvuga ese bimwe mu bimenyetso tubona ko harimo kugira isereri, hakaba harimo kureba ibikezi, ukumva izogera mu matwi, ndetse ukagira n'umutwe utazi ikintu kiri kuwutera, utavurwa n'iriya miti ya paracetamol twebwe dukoresha. Tubona n'uburyo bwo kuwirinda, ese n'igihe ugomba kujya kwa muganga igihe umenye ko urwaye umuvuduko. Murakoze cyane, mwakoze kudukurikira. Twize byinshi ku bijyanye n'umuvuduko, mwabyigishwaga na Israel Bikorimana, umunyeshuri muri kaminuza y'u Rwanda, ishami ry'ubuforomo. Mwibuke, turashimira abifatanyije
natwe muri iki kiganiro abari bwacyumve, abagiteze amatwi kugeza gisoje, turashima umwanya wanyu mwatanze kugira ngo mwumve ibyo twababwiraga, ibyo twabigishaga. Uyu wari umusozo w'ikiganiro. Ikibazo wagira, ntuzagire ubwoba bwo kucyandika muri comment. Twabwiye ko dusoma comment zanyu kuri rwa rubuga rwa health_Olivier. Mwibuke kanda subscribe, like, share and comment. Ciao ciao, turabakunda cyane.